nizere ko mumeze neza, nizere ko ibintu byose ari point d'exclamation. Siko bimeze, natwe tumeze neza, turasubiza abafana bawe bababwire ngo mupo nyonyo, ese mupo titi, mumeze neza, mwariye, mwanyweye, ikintu mba ngomba kubaza, mwariye ndetse cyambere umuntu abayo, mwariye, mwanyweye, nizere ko mumeze neza, mwagiye gusenga. hari ikindi bagiye kurenzaho, mwariye, mwanyoye, bazo n'ibyo bihuje, ngo muri mu kinya, muri kumva isereri, muri mu kinya, muvanga byeri na rikeri. Ye Irangiye ndashaka ko ngurira agatoki ebana kamwe kinyoroshye, siko bakita kandi narabikubwiye, igitoki ni point. meze kukubwira ngo ngutekere igitoki uracyana. Oya, agatoki ni akantu nyine gatuma, kubera nariye siporo nyinshi natize nyinshi, naragenda ndakomera ngira ibintu by'ibituza binini, noneho kugira ngo mbyoroshye nahise ndya agatoki karongera karanyoroshya, karankanda ahantu hose, kagenda mera neza. Okay, noze nimba waroroshye ushaka ikindi kintu. Nyine ndashaka gukomeza koroha. Siwe ntabwo ushaka koroha? Ntabwo mbikeneye. Kubera? Iyo ukomeze biramanje. Reka genda. Iyo ukomeze nta kibazo. Hafi ugomba koroha. Iyo ukomeze nta kibazo. Jya wiyoroshya. Ndoroshye mu bwonko, ndiyoroshye imbere y'abantu. No mu mubiri? No, umubiri si ngombwa. Mu mubiri urakomeye? Umubiri ugomba gukomera. Oya se? Si bavuze nkubwira ngo wari ukwiye kurya igitoki kugira ngo nyine worohe? Worohere iki? Worohere iki? Worohera ubuzima, worohera abantu. Njyewe ndaborohera. Oya. Ubuzima buroroshye. Oya, ntabwo ujya worohera abantu. Ahubwo urabakomerera. Gute? Ubabera umutwaro, ukenda no kubica bose. Gute? Neza. Nimbwira impamvu. Mu rugero. Mbese uraborohera? Njye nitwa neza imbere y'abantu. Oya. Gute? Nzi abantu, ntabwo njya nkunda guhangana n'abantu. Ntabwo ujya uteza intambara? Ya. Oh, ni byiza. Ngaho ashante basi.